Hano dufite amagambo abiri ariyo neutral na ground. Ese aya magambo uzi ahantu atandukaniye? Niba utahazi iyi video niyo igenewe uyirebe kugeza ku musozi kugira ngo ize kurangira amaze kumenya neza ngo ese neutral na ground bitandukaniye. Niba usanzwe uri umutekinisiye aya magambo jya ukunda kuyumva kuri tere cyane, kumva abantu bari kuvuga ngo neutral hano kumva kuvuga ngo ground ukibaza ngo ese ibintu bitandukanira. Ari nabyo umwe wadukurikira yibajije, ariko uyu munsi ndashaka nze kubishyiraho umucyo kugira ngo bibanze bisobanuke neza. Niba rugambiriza hano ngende Teacher Nicholas, iyi ngiyi ni Titan Menya TV, ni channel inyuraho ubumenyi by'umwihariko bugendanye na electronic kugira ngo umuntu wese uyikurikira abashe kuba yavamo umutekinisiye uri professional. Rero wibuke gukanda subscribe n'utarayikanda, kandi nukunda iyi video zo gukanda like, usige na comment. By'umwihariko nshimira abantu bose bagenda baduha feedback muri comment bakatubwira ukuntu babonye video, niba yabashimishije, niba hari ibyo batasobanukiwe bakabaza. Mbashimira cyane, kandi nawe niba utajya ubikora gira umuco kugira ngo tujye tubasha kubona feedback azanye tumenye ngo ese ibintu byagenze gute. Rero tudatinze reka dutangire n'isomo ry'umunsi. Urumva iri jambo neutral akenshi tuzaribona rigendana n'iryo twita phase. N'iryo twita phase. Ubwo ikaba iri kumwe na neutral cyangwa se neutral. Hanyuma rero iyi ground iyo dukunda kuyibona igendana nicyo twita positive cyangwa se babishyira mu mpine ugasanga banditseho akajambo ka VCC, nako nzababwira impamvu yako. Hanyuma tugasanga n'iyi ground. Hanyuma rero hano hiyongeraho n'indi n'akandi gaterime gatoya kitwa nako ground. Ahangaha rero ho ibintu bikomeje kugorana nako bitangiye kwivangavangura. Hano dufitemo ground, hano tukagiramo ground, kandi twaba dutangiye gukompara cyangwa se gutandukanya iyi neutral na ground. None kuri side ya neutral cyangwa se kuri side ya dukoresha neutral tangiye kubona naho harimo ikitwa ground. Ari naho turubuze kurebera ngo ese iyi ground ya hano itandukanye n'iyi ground ya hano. Iyi phase akamaro kayo by'umwihariko ni ukuzana umuriro uyukuye kuri power source cyangwa se ku isoko y'umuriro. Niba dukoze n'umuriro ku rugomero uraca muri phase uze, noneho nugera hano turi bukoreshereze tukawukoresha bikarangira. Subwo biba birangiye nyine iyo umaze guca mu gikoresho ugezemo. Izo ngufu zimaze gukoreshwa zitazisubizwa hahandi zari ziri gukorerwa cyangwa se zari ziri guturuka binyuze muri iyi nzira ya neutral. Urikumva ko neutral ibikora akazi kangana nako phase iri gukora, kereka igihe kimwe gusa iyo habayemo ikitwa fault cyangwa se iyo habayemo wenda ibyitwa leakage current cyangwa se nyine akaba ari ingufu zirimo ziratakara ku ruhande zitari kunyura mu nzira nyayo. Nkuko twakohereza amazi akagenda ahantu mu gipangu agakoreshwa, none yarangiza akaba afite n'inditiyo yasora muri icyo gipangu, noneho abana bo mu gipangu bakayakoresha abahinzi bakahita bayamena ku ruhande atari muri yatiyo iri buze kuyasohora. Ayo mazi amenye ku ruhande niyo twakwita nka leakage current cyangwa se ingufu ziri kwangirika cyangwa se ziri guca mu nzira itari ya nyayo. Rero izo ngufu ziri guca mu nzira itari ya nyayo zimaze gukoreshwa cyangwa se ubwo zitaranakoreshwa sinzi, zita zinyura muri inzira ya ground. Urumva ko inzira ya ground yoyo ikoreshwa mu gihe habayemo defo gusa cyangwa se habayemo ikibazo gusa, ariko mu gihe nta kibazo gihari abakoreshwa iyi phase bayohereza ingufu neutral ikazigarura aho zaturutse. Phase zohereza neutral izigarura, phase zohereza neutral izigarura. Urumva nibwo buryo iyi phase na neutral bikoranamo, bidatandukanye n'ibyo hano positive na ground bikorana. Hano positive yohereza umuriro nayo ground ikawugarura, ikohereza umuriro ground ikawugarura, ikohereza umuriro ground ikawugarura. Rero tugaza twibaza ngo ko iyi ground ikora kimwe n'iyi neutral bitandukanira hehe? Niko ikibazo ubundi kimeze. Ari nawe byo umwe mu badukurikira yize kubaza ngo ubundi neutral na ground bitandukanira he? Rero nibyo ndi kubasobanurira hano. Tumaze kubona ko iyi neutral ya hano igarura umuriro phase yari yohereje. Phase yohereza umuriro ugakoreshwa neutral igatugarura. Hanyuma hano i positive nayo yohereza umuriro
ground nayo igahita iwugarura. Urumva ko iyi ground n'iyi netre bikora kimwe. Aho ngaho tumaze kubishyiraho mu cyo ko bikora kimwe. Atwe twibaza none niba bikora kimwe kubera cyane hari indi ground kuri side ya netre cyangwa se ahantu dukoresha netre ko ndi kwabona n'indi ground. Iyi ground yo twabonye ko ikora igihe muri iyo circuit runaka cyangwa se muri icyo gice kiri gukoreshwamo izi nzira ebyiri phase na netre habonetsemo ikibazo, umuriro ugatangira guca mu nzira zitari za nyazo, nibwo hifashishwa iyi ground. Bivuze ngo mu buryo busanzwe iyi phase ikora bihoraho, iyi netre igakora bihoraho, ariko iyi ground yo ntago navuga yuko ikora bihoraho. Iyi ngiyi yo ikora rimwe na rimwe iyo yamaze kubona bikamo ikibazo. Hanyuma n'iyi VCC nayo cyangwa se iyi positive nayo ikora bihoraho, n'iyi ground nayo igakora bihoraho. None iyi ground n'iyi ngiyi zo zitandukaniye kuko iyi ground iyo igira n'irindi zina ritandukanye n'iry'iyi ngiyi. Iyi tuyita ground ariko tunayita earthing. Dushobora no kwita earthing kuko iyi ngiyi n'ubundi buryo bayikoreshamo akenshi ukunda gusanga ahantu iri ibikonekise mu butaka. Ubwo tayari none dutangiye kwinjira none mu isi y'amashanyarazi. Mbibutsa ko hano haba hari ibintu bibiri. Ku bantu bakurikiye neza cyangwa se ku muntu wamaze kubona ibintu bibiri byari byo, hano dufitemo ibice bibiri. Iki gice ni cya electricity. Hano tukagira igice cya electronics. Ku muntu bikurikiye amaze kubona ko ibi ngibi ari byo bice bibiri biri gutuma tudiringa n'ano magambo abiri ngo tuyatandukanye. Nibyo nyababwira ngo mujye mubaza ibibazo by'umwihariko bigendanye na electronic kugira ngo ngiye mbashe kuguha nyine ibisobanuro biri buze kukunyura cyangwa se ibisobanuro biri buze kugira mu technicien wa nyawe. Niyo mpamvu nababwira ngo mujye mubaza ibibazo ngo by'amashanyarazi kubera ko tumaze kubibona aya ni amashanyarazi in electronic. Amashanyarazi electronic bari n'ibintu bitandukanye. Umuntu ushobora kubwira neza no umuntu wize amashanyarazi. Amashanyarazi electronic ahantu bitandukanye ni hamwe nuko biba bivuga ku bintu bibiri bitandukanye. Bano b'amashanyarazi baba biga ku buryo umuriro ushobora kuvukamo ndetse n'uburyo uri buze kuba watangwamo cyangwa se uburyo uri buze kuba wakurwa ahantu hamwe ukajyanwa ahandi buze gukoreshwa. Mu gihe muri electronic ho twiga nimba ari gutunganya umuriro, nko gutunganya umuriro tukawuhinduramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nko kubyaza umusaruro twebwe n'icyo nkabyo twiga urebye. Ni nka kuriya umuntu umwe ashobora kuba wenda ari umuhinzi w'inyanya, noneho hakaba hari undi noneho we afata za nyanya akagenda akazikoramo sauce tomate, mu kanya zihita zikoramo ketchup, mu kanya zihita zikoramo utundi tuntu, mu kanya zikoramo utundi tuntu. Rero uri uzihinga akanazigeza ku isoko twamwita nk'uwa electricity. Noneho uri uzibyaza umusaruro azikoramo ibikoresho bitandukanye, ama product atandukanye, ama sauce tomate, ama ketchup, ibiki bintu nk'ibyo ngibyo twamwita electronics. Urumva hanga niho hantu bino bintu bibiri bitandukanye, electricity na electronics. Ari naho nano matamino nayo ahita atandukanira. Urumva twebwe dufite iyo twita ground, bo bakagira iyo bita netre, ariko akazi kazo karasa nka 80% kabagasa. Ariko iyi ground yo muri electronics yo undi mwihariko wayo nuko iyo tuyita reference point, tuyita reference point. Kubera iki tuyita reference point? Ni ukubera ko iyi ground niyo duheraho iyo tujya gupima ibintu runaka cyangwa se voltage runaka. Nuvuga niba tuvuze ngo kuri board yacu dufiteho ngo voltage 5, akamenyetso karakonta, akamenyetso n'utagashyiraho hari ibintu zaba wishe, kubera ko muri electronic ho tugenda tugaragaza voltage dufite ni zifite ikimenyetso cyo guteranya cyangwa zifite ikimenyetso cyo gukuramo. Rero dufite voltage 5 turi kuzibara kubera ko twazipimye dukoresheje iyi zero terminal cyangwa se iyi zero voltage terminal. Iyi zero voltage terminal niyo twita ground. Urumva ground ifite voltage 0. Ari na mpamvu uzabona ahantu hari imiriro ya negative n'iya positive ukabona ngo dufite
5 volt positive, hakazamo 0, hagahita hazamo wenda hano ubwo niho ari negative, ahubwo hagahita hazamo plus 5 volt gutya. Ibi bintu nabyo uzabibona muri electronic, uzagenda ubibona. Rero iyi 0 niyo duta twita ground. Urumva nicyo ni igipimo shingiro, tuyikoresha nk'igipimo shingiro kugira ngo dupime amavolte runaka. Noneho iyi neutral yoyo ntago ari reference point, ahubwo iyo ni terminal iri standard nyine mu mashanyarazi, kubera ko ntago twavuga ngo bayipimiraho ngo 0 ngo iki, kubera ko hano muri electricity ho nta bintu bya polarite bibamo, ku buryo twavuga ngo ngifite ngo phase ngiri positive ngiri phase ngiri negative. Phase yose bari imwe. Ikintu bifite nuko ibifite umuriro uhindagurika cyangwa se AC cyangwa se alternating current. Urumva niho hantu bitandukanira. Ndizera ko hano hatangiye kujyamo akantu tumaze kubona ko ibi bintu ikintu cyambere kibitandukanye, imwe n'ibyo mashanyarazi, ibindi n'ibyo muri electronic. Ikindi ground tumaze kubona ko ari reference point cyangwa se ni igipimo fatizo twifashisha tugira ngo dupime amavolte runaka, tugira ngo tumenye aho aherereye, se ari hasi ari hejuru. Yego, aho ngaho naho ndumva ako kantu kamaze kuba kasobanuka. Nanone urundi rugero rwa hafi nshaka kuguha kugira ngo ibi bintu nanone wumve ukundi kuntu bikora. Reba dufite turi mu rugo, wenda tuvuga wenda turi muri Burera n'urugero. Dufite umuhanda ujya i Kigali. Uwo muhanda ujya i Kigali dushaka kuwita phase. None tukagera n'undi muhanda uva i Kigali ariko atari wa wundi ujya i Kigali. Urumva nyine dusuppose ko dufite nyine imihanda ibiri. Dufite ko tunyuramo tugiye i Kigali, kuko urabizi wenda nko muri kaburimbo urabizi dufitemo ibice bibiri. Dufite ugenda n'ugaruka. Rero uri ugenda katuwite phase, uriya ni phase. Hanyuma ugaruka ni netre. Aho ngaho tumaze kugishyira mu cyo. Noneho ground rero, ground reka tuyita nk'akayira kakuvana hese, nk'akayira reba nk'iyo uri mu rugo hari ukuntu umuntu mu rugo yaba yakoze akajaride karimo utuntu kutuyira. Noneho ground yifate nk'akayira kuvana kuri toilette gusubiza mu nzu. Urumva ko nta kantu nyine kariro ko nyine nta kantu ukoresha aho ngaho nyine mu rugo nyine tu. Noneho mu gihe ground yo urumva ni ikintu kiri national cyangwa se nyine kiri wide kinini cyane, kuko iyo iyi ngiyi ikoreshwa muri AC power system, iyi ngiyi igakoreshwa muri electronics cyangwa se muri DC power. Kubera ko ni mu bicunga neza uzasanga muri electronic ibintu byose dukora biba bishingiye kuri DC. Nubwo uzabona dufata televiziyo tukayicomeka muri prize harimo AC, nubwo uzabona dufata telefone charger tukayicomeka muri prize harimo AC, ariko umuriro nyirizi niyo wagize mu gikoresho cyacu tugiye gukoresha, uriya muriro bari DC. Iyo utari DC twabashije kuwuhindura ukagira amafrequency runaka, ariko abatandukanye n'aya AC, kubera ko ayo mafrequency tuyakora tugamije gukora izindi ngufu cyangwa tugamije gukora izindi sinyari ziribuze gutwara amakuru runaka, cyangwa tugamije kubyara ubundi bwoko bw'imiriro ariko butari AC. Ubwo urumva yuko ibi bintu nabyo harimo akantu, kuko tumaze kubona ko iyi ngiyi ni AC power system, ariho dukoresha za netre, indi tukagira DC power ariyo dukoresha muri electronic cyane. Noneho tukagira na ya yindi nakunze kwita iriya ground ya hano cyangwa se earthing ya hano. Iyo ikintu n'ahandi hantu uzayibona, n'ujya ubona ukabona prize ifite, urabona ari prize bifite imyenge ibiri, ikagira n'akandi kinya kamwe gasohoka, cyangwa se ukabona ifite imyenge itatu. Mwenge bato hejuru uriya niwo twita iriya ground ya hano cyangwa se earthing. Ari n'abatekinisiye benshi bakoreramo amakosa. Ubundi iyi earthing niyo yonyine yakabaye igenda ikajya mu butaka. Noneho abatekinisiye bo hari ukuntu bagenda ngo bagiye gukora muri nkuba, agafata uriya muri nimba iriya kopa, kiriya cyuma cya kopa gishinga mu butaka, agashyiramo ya by'imyunyu n'imicanga n'ibiki, byarangira agahita bijyana bicomeka kuri netre, ku rutsinga rwa netre. Arana bakoze amakosa kubera ko iriya yaba yakoze, iriya ni earthing agahita yicomeka kuri netre.
kandi ubundi earthing yo ibigomba kuba icometse ahantu hasa naho hashobora guteza impanuka. Urugero nukurikirana neza uzasanga nko ku bikoresho bya electronique ruriya rutsinga wa gatatu niba dufite wenda nk'igikoresho runaka wenda nka firigo ikaba irimo iriya migozi, ku mugozi w'umuriro hakaba harimo imigozi 3. Nukurikirana neza uzasanga uriya wa gatatu cyangwa se uriya uba ufite akinyo ka gatatu niba dufiteho kameze gutya hano hari aka gatatu, nuhambura nuriya mugozi ukawukurikira cyangwa se ugahambura firigo ukayinjira imbere, uzasanga uru rutsinga rwa gatatu wagenda ugatarufata kuri iriya kese y'icyuma cyangwa se kiriya gikava cy'inyuma cya firigo gikoze mu cyuma. Ahangaha ni ukugira ngo wa muriro nuramuka wibeshye ukayobera muri icyo gikava cy'icyuma, mu gihe tufite installation nziza yo mu nzu iriho n'uru rutsinga rwa ground cyangwa se rwa earthing rujya mu butaka, wa muriro nuyobera muri cya cyuma kiri kuri firigo uzahita usohokeramo hano ujye mu butaka, kubera ko ubutaka nyine bufite ingufu zo kuba bwakurura umuriro. Ari na mpamvu abantu bamwe babyibeshya bagahita babufata nka netere, ariko ntabwo ari netere, nubwo bishobora gukora nyine hafi ya kimwe ariko ntabwo tubikoresha kimwe, kuko urumva ubwo bugomba gukora nka protection. Mu gihe twabonye ko iyi netere yo igomba gusubizayo umuriro wamaze gukoreshwa, ikawusubiza he ku ma transfer yawubyaye. Noneho iyi earthing yo akamaro kayo kakaba ari ako gufata umuriro uyobeye mu byuma. Urumva ko akamaro ka earthing ko ni protection, mu gihe netere yo ari gusubiza umuriro ahantu waturutse mu gihe umaze kuba wakoreshwa. None ukibaza ngo ni ukubera none si bamaze kubihuza, noneho byo bigenda bite? Twabonye ko bino bintu iyi earthing cyangwa se ground ni netere kubera ko bijya gukora kimwe, niyo bihuje nabwo ubona ko nyine nta kibazo kinini nyine ubona ko cyabayemo. Ariko mu by'ukuri arantu kiba cyabayemo kubera ko urumva iyo earthing ntabwo izakora protection ko yakabaye yikora, ko iyikora mu gihe wagiye uyishyira ahantu hari ibyuma ukeka ko bishobora kuzajyamo umuriro nyine, cyangwa se umuntu ushobora kubiyobera. Mu rugero niba ufashe ukaba ufite wenda nka televiziyo ikaba ifite kava y'icyuma, kandi ukaba bizi neza ko wenda niba ugiye kuyicana hari ukuntu ugenda ukayikoraho ukayicana, icyo gihe bizaba byiza nushyiraho nufata urutsinga ukarushyira kuri iriya kava y'icyuma televiziyo ugafungaho n'ivisi neza bikaba bikomeye, bikaba binacometse muri prise, kandi iyo prise ugacunga neza ko uru rutsinga rwa gatatu rugenda muri installation rukagenda rugasohoka rukajya muri cya cyuma gishinze mu butaka. Aho ngaho uburinzwe neza 100% ko umuriro nuramuka uyobeye muri cya cyuma cya televiziyo, kubera ko bijya bibaho ko umuriro nyine uyoba bitewe n'impamvu runaka, igihe insinga zishishuka, hagiye habaho ikintu runaka, igihe amazi ashobora kumeneka mu gikoresho bigatuma amazi ayobera ahantu umuriro uyobera ahantu utakabaye ujya. Yayo uwo muriro uyobye iyi tamino ya ground yo ku mashanyarazi niyo kintu yita ikora uwijyana mu butaka kugira ngo utagira umuntu ubasha kuba wafata. Mu gihe twebwe iyi ground yacu twe n'utikoresha akazi kamwe na ka netere, nayo ishinzwe kuba yasubizayo umuriro igihe umaze kuba wakoreshwa. Kandi ikindi kintu cya kabiri ikaba reference point cyangwa se ahantu igipimo fatizo twifashisha iyo turi gupima imiriro runaka. Nanone hano umuntu agahita yibaza ngo none se umurinda nkuba wo bite? Nabwiye ko hari video nizo gukora mbibabwira ku bintu by'umurinda nkuba. Umurinda nkuba wo ugomba kuba ni nkaho twavuga ko nta ugomba guhura na installation. Wo ugomba kuba ufite icyuma kiri mu kirere kigomba kuba gisumba ahantu uri kurinda, ukaba ucometse ku kindi cyuma kimanuka kijya mu butaka direct. Noneho hari naho baza no guhita bakonectaho n'ibindi bikoresho byitwa massage protector bagata bashyira kuri circuit iri mu nzu. Ariko ikibanze nuko umurinda nkuba ugomba kuba ari icyuma kimanitse mu kirere gisumba ahantu umurinda nkuba ugomba kuba uri kurinda. None kikaba gifiteho n'ikindi cyuma kimanitse kijya mu butaka kugira ngo inkuba niza, kubera ko inkuba ni amashanyarazi ariko aca mu kirere. Uribaza amashanyarazi aca mu kirere ingufu bafite, ubundi kirere tuvuga ko gifite infinite resistance cyangwa se resistance nini cyane itabasha nyine utapima ngo uyimenye. Bivuze ko ikirere naho gitwara umuriro. Rero umuriro ubashije kukinyuramo, iyo ubashije kubona akandi gakontakita gatoya, wumva uwo muriro utawirukirayo. Rero iyo icyuma kiri mu kirere, wa muriro ubasha guca mu kirere, igize ahantu hari icyuma gato cyane uhita wirukankira, kubera ko nyine niho ubonye none inzira yoroshye cyane, kubera ko ikirere twabonye ko cyo ntago ari conductor nziza, ntago nyine gitwara umuriro. Rero iyo ubonye iyi nkuba iri kugenda ikahita ibona ahantu hari icyuma, ihita ivuga ati ahangaha niyo nzira yoroshye, igahita ikatirayo.
rero icyo cyuma niyo mpamvu kigomba kuba gisumba ahantu kiri kurinda kugira ngo kizagikurura inkuba mu buryo bworoshye gihita kiyohereza mu butaka, kubera ko ubutaka nabwiye ko ni netre nako ni protection nziza cyane ibasha kuba yakurura umuriro uko wabungana kose, ubutaka burawukurura mpaka uwo muriro ukaburizwamo. Rero urumva ko iyo ngiyo ni ingenzi cyane tuba tugomba kumenya, kandi tukamenya no gutandukanya buriya electronic na electricity n'ibyo nyamugano biratandukanye. Nyine nk'ahangaha akaba ari aka overview mbahayeho, ariko ntago ibintu bya electricity ntago njye nkunda kubyinjiramo cyane. Muzajya mukunda kubona ko njye nkunda kudiringa n'ibintu bya electronic cyane, kubera ko naho haba harimo amasomo menshi cyane kandi dukenera kuri tere, kubera ko iyo ukeneye electricity cyane cyane iyi ngiyi iri industrial, biba byiza iyo wayikurikiranye nayo mu buryo buri professional, nyine ukayiga mu buryo buri standard kugira ngo ubashe kuba wagaininga ubumenyi bwuzuye kuri yo. Rero niba ugejeje ahangaha video uri umuntu w'ingenzi cyane, tugorane kuri Tatamenya TV, Teacher Nicholas, niba utarakanda subscribe ngaho aho ngaho hasi ugakandeho kugira ngo nizana uploading isomo gutaha ziri kugeraho uri mu ba mbere. Kandi niba wakunze video kandi like, usharinge ku nshuti zawe wifuza ko mwasangira ubumenyi butangirwa hano, usige na comment. Mbibutsa ko mfite na group ya WhatsApp, ushobora kureba hano hasi muri description ibiri hasi, ureba ku izina rya video ahantu rirangira banditse akajambo mo, ugagakandaho haba hariho link ya WhatsApp yanditse mu magambo y'ubururu, haba harimo ikintu kikubwira no ko harimo akajambo WhatsApp, uhita ukandaho ugatotsa muri group basangiramo ubumenyi bugiye butandukanye by'umwihariko bwo kuri tere za electronic cyane. Ushobora kubazamo ibibazo runaka bakagusubiza nta kibazo. Kaduhuza ubutaha. Ciao.